Dore rimwe mwisengesho umwanzi Satani atinya iyo urisenze. Reka turisengane hamwe rero. Data twese uri mu ijuru, ndagushimiye kuko uri Imana yera kandi Imana ikiranuka. Ngushimiye kuko uri Imana itajya idutererana mu gihe cy'amakuba yacu. Uri Imana igira imbabazi, Imana igira ubuntu, Imana yera kandi iteka ryose. Nje imbere yawe mu izina rya Yesu Kristo, ndahamya nemeza ko imbaraga zose z'umwijima nta mbaraga zifite ku buzima bwanjye. Amaraso ya Yesu Kristo niyanwikiriye kandi niyambatura kamvanaho imivumo, ibitero, ubushukanyi bw'umwanzi Satani. Mu izina rya Yesu Kristo ndategetse kugira ngo umwanzi Satani ave mu buzima bwanjye, mu muryango wanjye, mu bikorwa byanjye, mu bushuti n'umubano mfitanye n'abandi bantu. Mwami Yesu Kristo wamaze kugera mu buzima bwanjye, wanesheje ikibi, ndetse imigambi y'umwijima yose ibashe kugaragara. Ndanga ubwoba, ndanga guhangayika, ndanga ibinyoma, magaze mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Nyagasani, ndagusabye kugira ngo wohereze abamarayika bawe banzenguruke, bankomeze, bakomeze kwizera kwanjye, kugira ngo gukomeze gukomeye nk'urutare. Icyubahiro n'ishimwe biganze byuzura isi yose. Gukiranuka kwawe kuzana ubutabera mw'isi hose, byirukana umwijima. Nyagasani,